Okay, mu magambo make ntago nzarongora nta nubwo nzarongorwa nta nubwo nzarongora. Okay, basezeranije se? Nanjye ko acahindutse. None nta mukobwa no wanza n'ibintu by'amafaranga birana. Iyo abantu dukunda batangiye gusa nk'abahindura ubuzima, wenda baba bakinnyi bagakira, amagambo yabo yashyiraga ku mitwe yacu. Mu Rwanda iyo bavuze umuntu wavuze kandi akemeza ko atazirashaka, izina rya mbere rizamuka mu mitwe y'abantu ni Wizeye Marike, wamamaye ku izina ryo kimomo. Turamuzi twese, bamwe bavuga ko ari ugutwika gushyushya abantu mu mutwe kugira ngo bashobore kumukurikira, kuko kuvuga atazashaka zavugishaga abantu bakavuga bati utuma umusore ugaragara nta kintu kimwe avuze kandi ko nta kintu kimwe amwayeho kandi akaba afite amafaranga ubuze atashaka. Kuba atazashaka rero zagiye bivugisha abantu benshi baramunenze, ndetse n'abanyamakuru benshi bakavuga ko ashobora kuba arwaye. Abanyamakuru rero ndetse n'abantu bashoboye gucika urondogoro igihe ko kimomo yatabiraga ikiganiro kuri Radio Rwanda agashimangira ko atazigera ashaka. Yakomeje kubihamya mu mafilimi, yakomeza agira ati nta gikwe. Iyi mvugo rero yamamaye cyane mu rubyiruko, bituma urubyiruko rumwe na rumwe utangiye kubona ko ibintu byo gukora ubukwe abasaza n'abakecuru bagatarama nta gaciro bifite. Njyewe n'imisanzwe n'isamuke kidabule tugiye kureba ibintu byose bihwisa kuri uyu mugabo, ngo uburyo yaba yarerekeje muri Amerika ubwo ibintu bikomeye cyane, harimo no kurongora umukobwa w'ikizungerezi yihebeye, hamwe na channel yitwa Entertainment yambuye monetize cyangwa se gukorera amafaranga. Muri kubomora. Ubundi uyu musore kimomo yubatse izina rikomeye cyane mu gusobanura filime ndetse no biganiro byigisha benshi kuri YouTube cyane kuri channel yitwa Entertainment. Yavukiye i Kigali akwira mu Gasyata. Kuvuga ijwi rye rero ndetse n'uburyo yasobanuragamo ashyiramo urwenya no kwiyemera, byatumye abantu benshi bamukunda. Urebye gusobanura filime byaramuhiriye kurenza abandi basobanuzi bose nka Sankara, Junior n'abandi. Ibyo tubyemezwa n'amasezerano kimomo yagiye asinyaho, urugero nk'aho yasinyanye na Star Times. Muri bino bihe byose Marike cyangwa se kimomo yakomeza kuvuga ko atazigira ashaka, ndetse akarenga n'ibyo hari nawe yavuze ko inzoga ziruta abakobwa. Tugarutse ku nkuru ikomeje kwihwisa hirya no hino kuri kimomo, umusobanuzi ukunzwe n'abantu benshi, ari mu nkuru nshya zivuga ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane hano kuri YouTube, ubwo amashusho akomeje gucaracara uyu musobanuzi ari gutambuka mu mihanda ya Amerika. Abantu ntibabura kuvuga, baravuga bati urebye ko kimomo yerekeje muri Amerika agiye kureba uyu mukobwa mwiza akundana nawe, kandi ko kuva turabona amafoto yabo bari kumwe. Abandi batagiye gushaka urebye amaze gukura imyaka 30 simike, ikindi kandi afite amafaranga. Hari n'abashimangira bakavuga ko channel yaba yarambuye monetize igagarika guhembwa, ikaba byatumye afata icyemezo cyo kuva mu Rwanda akagenda. Mu minsi ishize rero kimomo yavuze ko yahawe itangazo kuri channel ye, ariko ntiyavuze ibikubiye muri iryo tangazo, ahubwo yabasabye kumushyigikira ku yindi channel. Abantu rero bahise babibyuriraho, bamwe bavuga ko bitewe n'amategeko ya YouTube ahana abakoze basaba abandi kubiba amacakubiri no gukoresha indirimbo z'abandi na video, bakavuga ko bishobora kuba byatumye rero agwa muri bino bihano. Ariko nanone hari n'abandi bagaragaza ibimenyetso by'uko ibi atari byo, kuko aracyakora ibiganiro nk'uko bisanzwe akora, ndetse akabishyira kuri channel avuga ko yambuye monetize akabikora nk'uko bisanzwe. Aha niho benshi bemeza ko bishobora kuba ari pranka imenyerewe mu ba YouTuber, aho umuntu ahimba ikinyoma gikomeye. Twabibonye cyane cyane igihe Kiramani yakwirakwizaga igihuha avuga ko yakennye, hamwe na gapromota imikino benshi twagiye tuyibona. Pranka rero naho umuntu ahimba igikuru gikomeye ibyangaza muri channel ye cyakorera amafaranga cyangwa se guza imishinga ye runaka. Turabizi tumaze kubimenyera. Bityo rero ushobora kuba uburyo kimomo yakoresheje kubyangaza muri channel ye ndetse nakorera amafaranga cyane cyane ko icyo kiganiro yakoze icyarebwe n'abantu basaga 100,000. Ibi rero byongeraho amakuru mashya avuga ko kimomo ari muri Amerika bw'impamvu z'ikizungerezi cy'umukobwa. Ariko mu myaka yashize hari amashusho yigeze kwirakwira agisakasakara ku mbuga nkoranyambaga agaragaza nk'aho yaba yakoze ubukwe atera benshi impaka. Nyuma rero abantu baza gusanga byari agatwiko k'uyu musobanuzi ubwe nk'uko akunda kubyivugira ngo gutwika. Ariko kuba ari muri Amerika byo byakomeje kuzamura ibibazo byinshi, bibaza bati ese no kwagura imishinga ye cyangwa n'urukundo rumaze gutsindira umutima we kubw'inkumi y'ikizungerezi akaba arimo guhindura ibyo yavugaga ko atazigira ashaka, agenda bihindura gake gake. Abandi bati yajyanywe n'imishinga isanzwe. Aha rero ni inkuru ikomeza kugorana kuko buri wese aravuga ibye akavuga uko abibona, ariko igisubizo nyacyo ntabwo turakimenya, bizasubizwa mu minsi iri imbere. Gusa nubwo bimeze bityo hari amasomo twavana kuri kimomo yatwigisha muri ubu buzima. Gukora cyane ushyizemo imbaraga bizana umusaruro. Turabizi uburyo yazamuye agasobanuro akakavana ku rwego rumwe ruri hasi akarukundisha abantu, harimo n'abasheshe akangoye. Niba atari pranka z'aba YouTuber bamwigira ariko ushobora no guhinda ibyo yavuze mbere utitaye ku byo ubwira abantu, utitaye ngo se barabibona gute. Ikindi kandi uko ubuzima buhinduka, uko umuntu agenda akura, ukabona amafaranga agenda ahindura imitekerereze.
Nkuko tubibonye rero ko Kimomo aracyari umuntu uteye amatsiko no kuvugwaho. Ese koko channel ye yahagarikiwe guhembwa cyangwa n'amayeri ye kimwe n'abandi bategura za franka kugira ngo akomeze kubaka igikundiro? Ese ko ari muri Amerika ni urukundo rwamujyanyeyo aho yabonye inkumi y'agatangaza cyangwa yagiye ku mishinga ye ya business? Nta gisubizo gihamye kirimo, ariko ikigaragara cyo nuko Kimomo akomeje gukora kandi ibyo nibyo bikomeye kurusha ibindi byose. Kuba yavuze ko azashaka akabikora ntabwo yaba aciye nk'amabere cyane ko yatanga ubusobanuro bwo ko yagatwiko. Turashimira rero akunze uyu musore kuva kera uburyo mwe ku rukundo mukamushyigikira, ntabwo ngusaba rero ko twaganira. Ese ubona ko Kimomo azashaka koko cyangwa azakomeza ibyo yavuze mbere? Wowe se iyo ubuzima buhindutse urahagarara cyangwa ukomeza urugendo rwawe? Dusangiza igitekerezo hano hasi rero, ntushikwe n'ibindi biganiro, subscribe, like na share kugira ngo tugusangize inkuru nk'izi ziryoshye zifite isomo kandi zishimishije.